Ziba Inono Plus turabasuhuje. Nitwa Norbert Regero, nkaba mu buzima busanzwe no artist, ariko nkaba narakurikiranye ibijyanye n'ubuzima rusange. Nkaba rero muri aka kanyaje kugira ngo babwire inkuru nziza yuko tugiye kujya tubana umunsi ku wundi, intambwe ku yindi, muri gahunda zitandukanye zo gusangizanya ubuzima, zo gusangizanya ubumenyi, ubuhanga, ubushakashatsi, ubucukumbuzi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bifitanye isano n'ubuzima. Waba uzi yuko mu buzima busanzwe umuntu akenera kubaho akabaho neza, abigizemo uruhare cyangwa se bigizwemo uruhare n'abandi? Akenshi tubaho dukumburana, tubaho dushaka kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tubaho turebera ku byo abandi bakoze, turwana no kugira ngo duhimbe ibyacu. Ariko ni byiza kugira ngo niba hari ubumenyi ufite uzaze ubusangiza abandi. Niba hari ibyo wibaza, niba hari ibyo utekereza cyangwa se wumva, uzaze nabyo tubisangire mu bitekerezo. Urubuga ni urwanyu kandi ni urwacu. Inshuti n'abavandimwe mwese tubahaye ikaze. Nta handi uzagenda umenyera ibanga ryo kubaho neza, utuje, utekanye, ufite ubuzima bwiza, uretse mu biganiro byinshi tugiye kujya tubategurira. Tuzatuganira n'abahanga, abasesenguzi, tugende tureba hirya no hino ibyagiye biva mu byegeranyo byakozwe n'abashakashatsi, kandi tuzibanda cyane cyane ku buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu abamo kugira ngo abashe kubaho neza. Ntimuzajye kure y'urubuga rwacu. Mu buzima busanzwe umuntu abaho ashaka kubaho neza, kandi ni byiza yuko abana neza n'abandi. Aha rero mu bizima n'ubuzima tuzagenda tureba uko tuzagenda duhuza ibinyabuzima n'ubuzima. Wakwibaza uti ku cyagarukamo cyane ubuzima, nuko akenshi umuntu yakagombye kugira ubuzima buzima kugira ngo abeho ari muzima. Abenshi barabisobanukirwa, abandi ntabisobanukirwa. Tuzagenda twibaza byinshi ku byo abantu bagenda bumva kimwe cyangwa batumva kimwe. Niba abantu bose bumva yuko bagomba kwambara costume y'umukara, cravate y'umukara n'ishati y'umweru mu minsi y'ibirori, ibyo byaturutse byatewe n'iki? Ese wabwirwa n'iki? Cyangwa se wakumva uko umuntu ashobora kwambara ipantaro imukuye neza ariko agashyiramo umukandara? Ibyo nabyo ni ibintu umuntu yakwibaza. Byose mu buzima tuzagenda dusobanukirwa utuntu two hirya no hino, udushya, ibishya, ibitandukanye, ingingo nyinshi zigenda zituma abantu bagira imyumvire myiza cyangwa se itari myiza. Aha rero ikiganiro cyacu kizaba indererwamo y'ubuzima tubamo buri munsi, aho buri wese azaba yemerewe gutanga igitekerezo cye. Ni byinshi tuzagenda tugarukaho. Niki cyatuma ngewe numva yuko najya kunywa inzoga nkanywa n'itabi? Ese bigenda bite kugira ngo bikurure? Niki gituma numva yuko nshobora kujya mu modokari ngahita niyumvisha ko nshobora kuza kugira ikibazo cy'isereri no gusesemwa nkaba naruka mu modoka? Utwo tubaza abantu benshi baratwibaza. Nimuzajye kure, ni byinshi bitandukanye tuzagenda twibaza, namwe mwibaza. Tugenda tuganira n'abahanga n'abashakashatsi badusangiza ibisubizo by'ibibazo twibaza. Niba uri umwanditsi ukaba ufite amakuru ushaka kudusangiza mu gitabo cyawe, iki kiganiro ibizima n'ubuzima kizaguha umwanya. Ni kuri Inono Plus. Turagusaba ngo ukande subscribe, bityo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko bitambuka, kandi ukore kukazogera kugira ngo igihe icyo aricyo cyose ikiganiro kije ukirebe mu bambere. Tugusabye inkunga ikomeye kugira ngo uzajye bisangiza abandi, bityo tuzakomeza dutezanye intambwe. Niba uri umushakashatsi ukaba uzagira uruhare muri iki kiganiro, uruhare n'urwawe, ibitekerezo byawe birakenewe n'inyunganizi. Umuntu wese rero ukunda ibintu byiza turamuraritse kugira ngo azazabane natwe. Ikiganiro ni ibizima mu buzima. Nta kindi, nta bindi, nta kindi bidusaba no kuzabana natwe no kubikurikira. Niba kandi uri hirya no hino mu mujyi wa Kigali, mu mpera z'igihugu cyacu, mu mahanga, ahandi ariho hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, tuguhaye ikaze.